Padiri ngo yaravuze ngo mujye mureba mwumva ibyo mvuga ntimukareba ibyo nkora. M23 nayo bajye bareba ibyo ikora bayo kumva ibyo ivuga. Niko n'ibihugu bicikamo ibice bibanza kuriya. Bibanza hari ahantu hamwe Republika idakandagira. Bikarangira higometse hakavamo ikindi gihugu. Hari Congo Brazzaville, haba Congo Kinshasa na Congo Bunagana. M23 ifite ijenyori urumva ivugana ibwira leta ya Kinshasa. Ukabona imeze nk'ifite ikintu ifite ku mutima aricyo ngiye mashaka no kuvuga nahangaha. Birazi Inyeshyamba ziba zinavuga ngo twubahanga bakuru b'ibihugu muri byo bagezeho. Inyeshyamba muzira kubaha. Zukubaha se uri hari faze y'intambara ya Kongo abantu batarabona. Kandi sinyifuza. Ariko impamvu ntanayifuza reka nyivuge. Igihe M23 ugura abantu bakajya honga hange intambara muri Kongo ngo latereze rabaye ngo ceasefire ngo niki ceasefire ni lateral baho. Ubundi guhagarika intambara ni hagati y'abantu babiri barwana. Kose tuye tukabeshye. Niyo mpamvu je nimvuga ibintu byo gupasuka kwa Kongo bizashoboka amaherezo. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu temuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. twongeye kubasuhuza turabifuriza ibihe byiza mwese abadukurikiye. Turi kumwe na David Eugene Marshal aka Congo analyst. Congo Kinshasa analyst. Congo haba ebyiri abaho na neshatu ubone eshatu. Hari Congo Brazzaville, haba Congo Kinshasa na Congo Bunagana na Congo diaspora. Ubwo ni yakane. Congo Bunagana ni wowe yiremye. Irasanzwe rero. Congo Bunagana watangiye kuyemeza. Kubera ko wumva hari ahantu Makenga atakandagira hakaba n'ahantu na Tshisekedi atagurutse akajurunga ajye gusura abaturage. Abe yaremesha inama. Yaberesha inama cyangwa ajye gukoresha mitingi. Ubwo hari ndi Congo abantu Urishuwa ko atahajya na azajye kiwanje. Kuba atari ko hajya ntabwo bivuze ko atahajya. Azajye yonyine. Ko n'ubundi ntabwo muri Congo yose arangiza manda hageze. Nyina azajye tuzabimenya azazayo tuzabimenye ejo. Cyangwa Makenga ajye gukora promenade ku mazi Bukavu. Kinshasa. Bukavu cyangwa Kindu cyangwa Katanga cyangwa Kisangani. Ntago byava mu igihugu kiba cyacitsemo ibice. Igihugu cyose gifite ikintu bita zone tampo kiba kirimo ibice kuko buriya erega niko ibijya gushya birashyuha. Niko n'ibihugu bicikamo ibice bibanza kuriya. Bibanza hari ahantu hamwe Republika idakandagira. Bikarangira higometse hakavamo ikindi gihugu. Buriya rero Kongo burirugarijwe. Ese David ntitwakoresha ndateneme kwa ngo Kongo aho Tshisekedi atakandagira kwa ngo Kongo Bunagana. Kongo Bunagana nuko ibyo bintu muri politike bireba. Wenda tukivugira ngo wenda ngo Bunaga ngo Kongo mu gice cya Bunagana. Aho guhita tuvuga ngo ni Kongo yindi. Oya ni nkuko nano tutavuze ngo Kongo mu gice cya Kinshasa. Dukuremo mu gice. Ntabwo n'utu twavuze ngo Kongo mu gice cya Brazzaville. Kongo mu gice cya Kinshasa. Kongo mu gice cya Bunagana. Twashize ko arakurusa. Kongo ndi bari abantu bamugane kuyita Kongo Kinshasa. Ntibari bazi ko ari igihe kizagera Kongo igaherera Kinshasa gusa. Ahandi ntibiha control. Oya. No, wistuma ntangiye gutekereza na Kongo iri Brazzaville niba hari igihe kizagera niga control ibindi bice. Oya nuko ari ebyiri ariko Dr. Faso nuko ari Kongo ebyiri wenda zimaze kuba ebyiri niyo ya gatatu yongereho. Kongo Bunagana. Iyo ni wowe yishyizeho ariko. Abantu nyine nta kuri twabigenza ariko jewe mvuga ibintu mfite fact. Ufite fact se zuko iyo Kongo Kinshasa ifite perezida bita Tshisekedi. Kongo Bunagana ikagira perezida bita Bertrand Bisimwa. Ni impamvu uzabona Bertrand Bisimwa yazamuna n'abasirikare ba general. Akavuga ati Bernard Maheshe ni general to brigade, akavuga ati Mboneza ni general de brigade, akasinya kandi ngo presidence. Ariko guparika imodoka ku kibuga cy'indege ntabwo bihindura indege. Guparika imodoka ku kibuga cy'indege ntabwo bihindura indege. Ushatse kuvuga iki suko? Kuvuga ngo ufite presidence hari president uri legitime ntabwo bikugira president. Usanze indege iparitse Nyaruguru wabitekereza ngo iki? Hari indege zaga zizana impunzi ziva muri Brazzaville na muri Congo muri 1997 niba nibuka neza. Ni ibidege binini cyane by'amaherikire. Nabaga Kanombe hafi n'ikibuga ntabwo ibyo birandinga kuriya. Kihagarara hejuru hano kiri bugire nuko byose gifite system ebyiri zombi. Yazanaga impunzi nk'igihumbi cyangwa nk'abantu 800. Babaga ari benshi pe kuko amakamyo y'abatwara gukarambirwa. Buri impunzi zasohokeraga ku wundi muryango ubarira kuri Air Force. Hari umuryango w'akakabeza burya urabizi.
w'ikibuga baziparikaga ari hafi na hangare zikazisohokera wabonaga amakamyo nka 10 nangahe aherekeje rero iyo ntuze ukabasha ukabona yuko nyine babaga ari benshi noneho mu biganiro dukora tuzana tumeze nka buraga burango hari umunyarwanda umwe w'inyaruguru ngo wigeze kuhanurirwa yuko ngazajyana mu ndege ariko ataratunga n'ihene abarokore ngarabwira tumva ro pastor ningera mu ndege nzamenya ko Imana ari gitangaza umunyarwanda ngarahunga nyizimukuye Brazzaville ngageze Kanombe gijwira mubwira riti isezerano ryanda risohoje rero ati yo ati nibi waje uje washaka kunkora Mana iyo ni byanabayeho ntaga ni histoire veke ntaga ari ibintu byo guca ku ruhande mvuze iki rero mvuze ngo izo ndege zarazaga ukazisanga hari indege zishobora kugwa ahantu zitarinze gukata nko yatubona sasa rero hari n'abantu bashobora kwiremera igihugu batarinze gukata New York batarinze gukata hose ngo byemezwe bakagira gute za South Sudan ko yazabayeho za Somaliland no kuzibaho buriya no bone igihugu batangiye kucyototera kugeza ubwo baca umurongo ati numurenga ahangaha bavuga ati dufite FARDC abandi bati dufite ARC Armée Congolaise de Révolution Congolaise hari imitwe ibiri mu gihugu hari imitwe ibiri ibihanga biri mu nkono imwe ubwo hari igihugu zi kwisi kigira ibisirikare bibiri ubundi ariko Kongo bafite igisirikare bita ARC bakaba n'igisirikare bita FARDC ubwo bamwe bari Kinshasa abandi bari Munagana ahubwo ARC si Inyeshyamba hari ubwo ari igisirikare cy'igihugu ne FARDC harimo ijambo igihugu kirimo iyo se yose si Kongo bahuriraho nta national iriho oya ne FARDC n'iki nta numwe ufite brand y'igihugu urumva kandi ariko ibyo ngira byose ntabwo nirengagiza uko Kongo ari Republika ya Kinshasa ibyo ntabwo mbyirengagiza ngo ntabwo nyine meze nk'ufana bumeze gutyo oya umuntu ujijutse ntabwo atekereza ibintu nk'ibyo ariko nanone ukuri hanze turakuvuga nakuvuga ngo hari ahantu ciwewe umugabo mukuru w'ingabo za Kongo atakandagiza ibintu kandi n'umugabo w'ingabo hari ahantu Constantima governor wa Nord Kivu aziko n'abari no Nord Kivu none n'ikimenyemenye M23 nk'ungu imurusha kuyobora ahantu hanini ayo ba district ya Nyiragongo wewe no muri za Rubera ashobora kuhayobora ko ntabwo M23 irafata Butembo Beni ariko umenye ko Beni ho hari indi mitwe imeze ukuntu atanyuze mu ndege ntago yabona hanyura ko butaka penda kureka yendija ubwo byamusaba guca mu Rwanda agaca muri Musanze agaca akazajya guca Bugande yabuze ndege bamwigometseho nuko ruzabona za Kongo zivuye mu bindi bihugu wamaze gukonfirma Kongo cyangwa haracyarimo wenda kantu tu haracyarimo espace vide yo kuvuga ngo Tshisekedi aramutse arambuye ikiganza agakuringa down ibintu byasubira uko Kongo yari imeze nta kibazo reka ngo situation zimeze nk'amavuta n'amazi bitavanga ibyo bita incompatibilité muri chimie urafata General Makenga na Nkunda basubiye muri Kongo icyo kiganza cyarambutse babengutse ikibanza kitona ndetse aragenda arambagiza avuga ati nk'umukongo mane reka nje gutura Kisanga cyangwa nje gutura Eiza Katanga kandi akagenda n'izina rye ni Nkunda batware Nkunda mihigo nako ntiyakuyeho mihigo ni imyigambo ye n'umuco wiwe kuko iyo muri mu gihugu mubana fieri y'umuco wanyu ukaba mwakora amabare folklorique mukajya kuhamiriza murata umuco wanyu nk'abavuga ikinyarwanda ariko muri Kongo akabikorera hari hose akisanzura kandi nija ibi bintu birimo kubyegereza umutima ukabona hari igihe kizagera uvuga ikinyarwanda uko ibintu bimeze uyu munsi Nyagasani aramanutsa kuza ibitangaza muri Kongo ku buryo ugenda wivuga mu kinyarwanda wivuga imyaka nk'uko Masai ajya muri Nairobi akabica bigacika akajya muri Dar es Salaam ndashaka kuva muri bihugu bifite amoko menshi ndetse waruzi ko nko muri Kenya cyangwa Tanzania Masai azanye ikintu gisa n'umuco we nko muri Rompu muri capitale uzi ko polisi igomba kugendeka murindira umutekano kuko arimo kwegizerisa umuco we kandi umwe mu mico igize Kenya cyangwa Tanzania mu gihugu kiwe urimo kumurikira neza urabona umunyarwanda azafata ingabo n'intuze n'icumu kumwe bahamiriza agahamiriza bagakora karasisi muri Kinshasa abakongomani bandi basakaza bagakoma amashyi bati de diversité culturelle igihugu cyacu kibitseho bari barabona kandi bari abakaya karasisi nakabavuga ikinyarwanda babita intore bagize gute muri stade do Maritire ibintu abakongomani bakavuga amashyi abandi bakavuza ndomboro bakagera gute urabona icyo kintu cy'ubumwe naho Kongo igeze kizakunda uko guca iteka ngo ikintu ntikizakunda ntago mbigira kuko n'u Rwanda nta waruzi ko igihugu bashakaga gukatamo ngo abahutu bajye ukwabo abatutsi ukwabo ubu ngubu cyaba kikiri igihugu kimwe icyo gihe iyo uvuga ibi hari uwashoboraga kubyemera
ariko ubu ngubu tukaba tubona isura itandukanye. Ariko burya u Rwanda uko turuvuga rimwe na rimwe mujye mureka tunaruvuge wenda tudashyizemo ambigiti. Buriya nubwo Juvenal Habyarimana yabanje gutera imigeri urumva ati abo Abanyarwanda abo n'abagande n'ikindi byose, ariko nibura buri pressure ya RPF cyo yakoraga yabaga ari pressure ibageza ku biganiro. Nubwo bajyaga ku biganiro bakaza ati ibipapuro abandi bakaza ngo ni ibiki, bigaragara ko batabyumvikana batabivugagaho rumwe nabyo, sibyo? Hari nahoze numva discours Habyarimana avuga nyine by'u Rwanda ari utoya ibintu nk'ibyo, ati kandi simbeshya, ati ibyo mabwira n'ukuri, ati ko igihugu ni gitoya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nibura izo nzitwazo z'icyo gihe abantu bakazishakira umuti kugeza naho bashobora kwicara bakaganira. Abanyarwanda ntabwo twavuga ngo bagize icyo uvuze haruguru cyo kubaka ibiriho nk'ibitarashakishijwe imbaraga no kwiyubakuye. Kuko n'uvuga Abanyarwanda ujye utekereza ko byabaye ngombwa ko bicarana rusha bakumvikana ko hagira umutwe w'inkotanyi uza muri CND. Ariko M23 ubu tuvugana wenda n'abandi bari muri elite zitandukanye muri Kongo, no kubona leta ibabwira ngo mwafashe Rucuru, ariko nibura mujye Kiwanja, mujye Kicanga, urumva? Donc ushatse gusobanura iki? Mujye ahantu hazima hajya abantu ya ubwo n'ubwo nyine ngo iki cyabyara Imana bati mujye muri CND. Donc ibintu byo mu Rwanda Kabarebe General Kabarebe yavugaga ko bisa nk'ibintu automatique abantu babishakira mu buryo bashaka kubishyiramo amakari bitanafite. Ntugashaka kugira ibintu by'Abanyarwanda no muri Kongo, sibyo? Ibyo nakubwira ngo icyuho sofa kirimo kwigaragaza hagati ya Kongo, abakongomani basanzwe ndashaka kuvuga bari abandi kera ngo betangwa n'abazayirwa nabo bavuga Ikinyarwanda, kirimo kuba Kigali. Jewe niba ndi pessimistic kuri icyo kintu abantu bambabarire, ariko ndabona kizarangira ntabona ahantu Umunyarwanda yongeye kwisanzura bitewe n'imbaraga zimo gukoreshwa mu kwangisha abantu abavuga Ikinyarwanda. Ushobora kumbwira ngo ntibira genocide yuzuye uyu munsi ngisi yemeze, ariho nawe ashingira kuvuga ati mu Rwanda bari nabaye ariko baricarana, urumva? Ariko buriya wibuke yuko Kainja n'u Rwanda buriya ruza kuba rungana na Kongo, rego ubuto bw'igihugu gifite ikintu butabaraho igihugu ku buryo bari bavuga ngo mu gipasuwemo ibice koko bakabana babipasuwa bikavamo ibice bifatika, wenda bya no gushoboka ubwo wari cyo bitane gukunda yiba Kongo cyangwa Tanzania. Kwanza ntabari kubibabwira, bari kubyikora n'abari peyaringa n'abantu mu bumwe n'ubwiyunge bikabagora kubihuza, kubera ko umwe avuga ngo ntacyo niyunga nawe iri sufi ko nzajya Ituri sinzongeye kubona mu maso, ntacyo niyunga nawe kubera ko nzajya Mwanza ubwo muri Tanzania, uvuye wenda Kigoma ntitsongere guhura kandi nanjye nkaba nihagije muratwunga ibiki, urumva? None impamvu dushaka kuvuga ibikuri Kongo nuko Kongo iranapfa ibyipfa nta na protegiste nimwe ifite abantu bapfa gushingiraho. Nk'iyo Juvenal yavuga ngo Rwanda ni butoya, Kongo iravuga iki uyu munsi? Nijya mu buto irasanga n'Afrika yazikayitura ikabyiganamo, urumva? Yose nijya mu butunzi irasanga, nabonye ku binyamakuru ejo bavuga ko Kongo ifite ubutungo kamere urutu Amerika hafi trillion zingahe, ugiye kubara mu buryo ya asset niba ari munsi y'ubutaka sinibuka neza, urumva? Nta rwitwa kuko n'ujya kubijyanye n'amafaranga wenda niba leta ya kera yo mu Rwanda yatinyaga ati kuzinvestisa muri abantu n'urugero unutse ko hashere ibyinjiramo kuzabatuza kuzagira gute bizaduhenda bakabana n'ubunebwe cyangwa n'umutima mubi bafite wo kubikora. Kongo urasanga amafaranga ahemba mercenaire umwe ari amadolari babahemba 2,000 ngira ngo bari ku munsi sinibuka neza, urasanga yakubakira amafaranga agenda ku mercenaire yakubakira ziriya mpunzi ziri Kigeme, ziri Nyabiheke, ziri Mahama nahe hose mu mwaka. Andi mafaranga rwose ukoyi n'iki byose yashyira amazi muri Kivu ayakajugujugu ayashyiramo umuriro n'iki byose udashyizemo n'izi ntambara ko uzi ko zinasenya. Ubwo bumwe barimo kuvuga haruguru no kuba abana batiga aho zibera abadeplace ntago bahinga ntibazamura ubukungu. Burya bigendera ku ntambara ni byinshi ugiye muri valeri kesa swa valeri y'amafaranga cyangwa niki. Biravuze ngo rero nubona igihugu kidafite icyo kibura ngo gikore ibintu cyangwa se cyo kimwe cyangwa ibyo cyakwitwaza, ujye umenya ko icyo kibazo gifite icyuho gikomeye cyane kurusha ikindi cyari gifite izo nzitwazo cyasobanura wenda umuntu humirije agapfa no kuzumva. Kuko baba ubuto ngubu ku ikarita nese kongira buri iki ntibuza amafaranga ntibuza iki niki nuko gusita bishaka, ntago bashaka abantu kubana, kudashaka kubana igari gucikamo ibice. Uyu mbaza confirmation nuko iteye ubundi kandi abavuga Ikinyarwanda batanzwe n'umukabagira abantu b'abatagatifu nabo basa bafite ukunena kumeze n'ukutumvikana bari abantu. Niyo mpamvu mu general wo muri Sud Kivu na Nord Kivu yifata ukumva ngo ngiye undi proyinze Kitona
ngomba numva njyanye kure y'iwacu niko barora nkunda batangiye mureke tubanze turinde ababyeyi bacu njya mvuga ngo buri muntu akonga ifite amako 150 buri mushenera agiye arinda ubwoko bwose ubujyagenda gute nese umusirikare w'igihugu avuga ngo ndinde ubwoko bwanjye cyangwa nyine umusirikare w'igihugu nyine igihugu se ni iki gihugu naho gitera imipaka hose naho kigeze imbaga hose rero bivuze ngo wakudeployinga ugomba kujyayo umusirikare arinda igihugu ntarinda abe n'abataraye ariko barabyanga bakabishyira ni nkuko perezida yatorwa akavuga ngo ni perezida w'ubwoko bwanjye cyangwa ni perezida w'abantoye gusa ntabwo se mwana kibyo najya yinaniza wowe uriciye wewe wajya kudeployinga ingabo muri ame kanso wenda mwicaye mugiye kugabana ama division uwaho division umuntu yo muri Katanga tereka ngishyira mu ibyo bise baho mu gisirikare kujya inama ni igifurere n'abafurere ubanza hari wamujyana akavuga ati n'abakristo abakristo ntibumva no kuvuga ngo nituvuga amananiza aba muri crise ya Kongo nitukajye kuri Kinshasa gusa tujye no muri conditions z'abantu bavuga ikinyarwanda ziragoye ngo mudushakire brigade yacu ngo tuvange ngo na FARDC ngo n'ikintu kimuri yamokangana gutyo ngo tuwe dusekirize wacu wewe abantu bakicara bakuvuga ko Kinshasa itabifite doléance zimena gahanga nagisabwe ibintu bikomeye David M23 kugeza ubu umuntu yavuga ko bya bindi twabumvaga mu minsi yashize twavuyeho twe twarafashe ingabo z'u Burundi zahaje twashyize hasi intwaro twagize birabera cyariho bashize hasi intwaro ubundi se baziteruye bazikuye yagiye uvuze gushyira hasi ari gushyira no gushyira mu kirere ubundi bajya kuzishyira mu kirere byagenze gute hasi bari barazitabye bari barazitabye ziriya mbunda za M23 naho umugesi uriho umwitaka sinzi kure imbunda ifite umugesi nita ufite ngene abashabyiba kibazo cyane bari abajama bafite script ikomeye ntago abantu bashaka wenda ko ibintu avugwa gutyo ariko ibyo tumaze kuvuga haruguru bikwereka ko ari kintu ibi bintu batubwiraga niho nari najya tugene nibura Kinshasa ababerejera muri Kongo buri wese yafuze inguni umwe yaravuze ati ndamazi urumva nundi ati ndumuriro urujya no bati hunyoga ati nta mbyiro mfite buri ariko umuntu M23 itishongora kuri leta ya Kinshasa akoze umutwe hora wibwira ngo turusha ingufu leta none wasohoye itangazo uyu munsi rimo guteza ubwega ngo force ngo nouvelle force ngo do Kinshasa ngo zisha abaturage bacu ngo ni iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo no M23 ifite ijenyori urumva ivugana ibwira leta ya Kinshasa ukabona imeze nk'ifite ikintu ifite ku mutima aricyo ngiye mashaka no kuvuga nahangaha donc barafasha abantu barapfukamisha gisirikare nta bantu bari bakubitwa na munsi numwe ngo bayishegeza bayirukankana bayambure nka district nk'eshatu ivuga uti mpuye n'umuriro cyeke bavuze ngo rizaza niki ushobora no gusanga ko yagusubira inyuma kwabo baravuga bati haje izindi imbaraga tujye kwisuganya tube dukora amakosa urumva Kongo Kinshasa maybe yabonye umwa ariye mushya kandi w'indwanyi tujye gukusanya imbaraga vuga ushobora utrene ufite igisirikare ukavuga uti mfite unity runaka ariko ni imibare bari ababishinzwe mu gisirikare z'ikintu bita G3 abantu bashinzwe ibintu by'amahugurwa urumva joint 3 uranabizi ibyo ngibyo nuko ugiye kumbuga za internet urayibona G1 G2 G4 G3 n'abantu bafite ibintu by'amahugurwa amakosi ikindi byose ariko bafite ma statistique bakavuga bati ko dufite ama brigade ama division ngahe abasirikare dufite bigishijwe imbunda z'imisada ku rwego ruri mu wayene cyangwa ruri hejuru heavy ziremereye n'abana bakavuga ati papasinga gava ku ikosi bagahita bajya kurwana ubwo nukuvuga bazi wenda K47 n'ugende zo bakoresha bakagurukira abantu kuri karapigi kubera kabona n'abagenzi be bayirasa ku ruhande uwo yirashaka avuga ati nanjye nakirasa bashobora no kuzigishanya bicaranye barimo nko ku mafunguro ariko icyo gihe n'ikiyasi cyo kwibaza bati hajangora ikoresha indege tuzakenera iki tuzakenera imbunda zirasa indege za 14 barrel za 14 single barrel cyangwa se za 12 n'iki bitewe n'izigezweho ubu ngubu sinzi nakibyibuka neza ariko bakaba dusubira inyuma tujyana abasirikare amahe ku ikosi kuko nukoga amazi nta kiri yayandi byose birashoboka ukabona ngo bataye ibirindiro ngo bagize gute bakaba babeshya amahanga ngo ni ibintu kumbe bagiye muri training zo kuzahasota noneho bakaharenga bagafata n'ahandi inyeshyamba ntuzazizera ibintu zivuga ngo zasubiye hano inyeshyamba se zibiwe kandi inyeshyamba zishaka gushimisha ndetse nazo ntizishimye zibera mu mashyamba none ngo ironi ngo uri africaine ngo East African Ngiro Force buribona birazi iziranyeshyamba ziba zinavuga ngo twubahanga bakuru b'ibihugu muri byo bagezeho inyeshyamba ngo zirakubaha zikubase mwasangiye uzuko ziryo uzuko zibako zijye zikimara ngo uri Kenya ngo urinde ngo waje ngo ugine iki ngo mwasinye ku mpapuro ibintu nk'ibyo ngibi babahemana burya bavuga ati mwega murara murimo kurara mu bihugu byanyu mwaratekanye
abana banyu bariga, ababyeyi bacu bari mu nkambi z'impunzi, muratuzanaho imikino ngo y'amasinyatire. Reka tubakwepe tujye kwibera mu myitozo, turabeshye ko ari rotere dukoze zo kubumvira. Inyeshyamba niyo mpamvu buri hari faze y'intambara ya Kongo abantu batarabona, kandi sinyifuza, ariko impamvu ntanayifuza reka nyivuge. Igihe M23 izashirira isoni ikarwana nk'ibyihebe, ibona none isi yose yayanze, bazabona M23 mbi cyane, mbi irwana nk'iyaho, abantu batarabona, abantu badahembwa, abantu bamaze kuba kungana kuriya, abana bataye amashuri, za kaminuza baziturumbukamo biruka bajya kurwana, wenda kandi aracyafite okayihe kuba atigenza abenjeneri ryari, urimo kuzana byo kumukereza. Buri munsi bazaba indiscipline, bagasohoka umunsi uzabona itangazo bango turabona namwe byarabananiye, abantu bacu bakomeje gupfa ntacyo mwumva, kuko mu kanya mbonye Mushaki harahana Inyeshyamba zirazo kuri Kongo zagabye ibitero zihanganaho n'abasirikare b'Abarundi ho gatoya mu kanya gashize, bana basubije inyuma. M23 cyangwa oya nyine Inyeshyamba zirazo kwa Tshisekedi bari bita auto defense banyatura, hari abashatse kuvogera abaturage muri Mushaki, abasirikare b'Abarundi barabirukana babarusha imbaraga. So iyo mikino hari Inyeshyamba, kandi uziko M23 biri hafi aho ngaho irekereje, ifite n'intasi hari bayavuye ntago bayavuye, abarasiga bayiha amakuru y'informazi bayo. Hari gihe buriya izageza ngo hishira isoni, niko byagenze na PRPF ijya gufata iki gihugu cy'u Rwanda. Hari gihe Minwari yagiye ishaka kongera kudeployinga n'ishyashya, bamaze guta abantu za Eto, bamaze kugira gute rone itangira ko ibonye FPR igiye kugarura ibintu, itangira ngo twongeye tudeployinge bundi bucyane ngo naza trikwaze zazaga. Ariko buriya nuko abantu batabihuza, wenda bashaka kwifata ukuru cyangwa ukundi ko bitabaye. Buriya RPF bundi yari ready kurwana n'Abafaransa hazarani, icyo gihe mu Rwanda muvuga ngo sinzi uzapfa zakira, kuko turabona aho tujya, tumaze kubona iwacu, urumva none uje kutuzana imikino kuri iyi nsinzi turimo kubona kandi tugoye. Donc nicyo gihe uvuga Inyeshyamba ziri kurwana umuhenerezo, icyo gihe nta muntu uzegera rero. Reka mva karinija, hari igihe hari akavideo kamwe ntajya nibagirwa, ahantu ingabo z'Abafaransa ingabo z'Abagande zarwanye n'Abanyarwanda Kisangani, urumva noneho izo na operation wenda sinzi impamvu mutajye muzibaza General Kabarebe, ariko ingabo z'u Rwanda ngo ziza kugera aho biba ngombwa ko noneho zijya zurira ibifaru by'Abagande zikabishwanyaguza. Uzikurira igifaru no kuvuga ngo urimo kukireba kuva ntibigihwagije kukireba, ukamusanga mu gifaru. Abantu bagamije kurwana bamaze gukura, hari abantu barwana nk'abatarivaho bacyumvira, ariko abantu bamaze kubona ko ari ngombwa kurwana, murarwana kandi ibintu bikaba bibi cyane. Buriya Inyeshyamba ziracya traininga, bavuga nibi navugaga muri Gisiri bavuga bati ntabwo dufite ubumenyi bwacu aho bugarukira, abantu ama effective yacu wumvise ko bayabona bitangaza hari kikibura. By the way, for information, binashoboka ko M23 mu kwagura ibirindiro bya Masisi isa nk'imanuka kandi yerekeza za Bukavu n'iki, kandi yamaze gushishoza mino minsi usanga M23 ishobora kuba yari ifite intérêt ebyiri, harimo kubohoza bari abantu bagendaga bishwa amafamiye amwe namwe ari cible muri turiya duce twa Masisi na evidemment na Warikare hakeya, ariko giyewe mvuze ko ntashobora kuba harimo papasi yo kugeninga yo kurokrita, ntago naba mbeshye, kuko ziriya nama M23 yubuye gukoresha Mushaki ikibura kuzikoresha Mweso, kandi hose igenda nabihambwe, kandi igenda isobanura n'ikijyo ngo mujoyiningi ngo turabahungu banyu. Ishobora gusanga bo no mu gusubira inyuma baravuze bati nka 50% cyo twashakaga, uwadukurikiye mu rugero ko twaramubonye, wenda ariyo dore yanse bari bafite muce koridore tunyuremo tuze tubafasha. Ariko ubutasi bwabo bwabwiraga nimukoresha inama muzakura amasore nk'igihumbi, nimukoresha handi mukuremo 2, nimukoresha handi mukureho 3, uko muzagenda mubagira mubegera muhegera n'uwakererewe azajya acapanya mu ntuze mu bikuyu azabagereho. Ubu bakarimo batraininga rero, wowe ukabona bisubira inyuma bajyanye iminyago y'abasirikare, urumva uko bango basubiye inyuma gusa. Buriya imibare barayikoze bakavuga bati ubundi ego uwo twarokoye twaramurokoye, wowe inkaze zagize gute, wenda hari zo twagaruje ibyo, ariko Inyeshyamba n'Inyeshyamba nyine zigasa nk'iziparitse ku ruhande zikavuga zati it's okay, ariko tugiye no kwigisha abo twahakuye. Ubu bakaba bari mu training rero, wowe ukavuga ngo basubiye inyuma ngo ntacyo bakuye, ngo bahombye imisozi bahakuye abarwanyi. Kandi amakuru ndimo kubona muri iyi minsi, amakuru mbona n'ubwo M23 yakwemerera, nuko bishoboka ko muri politique ya M23 yashatse gukora integration integra moko atandukanye muri Kongo, ikaba ino muri bimwe mu byo yari igamije gushaka kugira ngo ibone ukuntu igira imbaraga za politique mu kwinjiza abasore b'abasirikare bava mu moko menshi ari muri byo bita muri Kongo abahutu, kandi yarababonye bahagije, kuko ubundi abakongomani bari abantu b'imasisi z'ibitondera nta kibazo cy'amoko bajya bagirana, ni ibintu leta ibashyiramo n'abandi mu nyungu za leta y'amafaranga ngo babye babana neza, cyane cyane Rucuna Masisi.
ubwo rero M23 koridori yaciye niba ifata biriya bice yabonye nabo bantu muri ubwo bwoko niyo mpamvu ubonaga ba Colonel Alfred ntabwo nzi ngo bavuye mu miryango ariko uko namwumvaga wumvaga abwira abantu ntabwo muzi igihe Colonel Alfred ati umwana wa hano gutya nabwo cyubonezera umwana wa hano ati muze mudukurikire none se buryo uvuga ngo babivugiye mu nama nta bandi baba baciye inyuma babarimo hagati bavuga ati ariko nkawe shaka ufite tuza karasa machine gun ese cyane yakunuzi washobora imbundi birimo n'ibiki ibi ubona ko banambaye neza impamvu bajya mu baturage bambaye neza kugira ngo binakurura abantu uvuga ute ntabwo n'abantu sezira office baba bazifite hari igihe mbona Wiringoma ari muri office irimo ibendera rishyashya irimo ibintu ubona cyangwa ni kwa system barabigira kuko Wiringoma ajya akorera Kiwanja tujya tuvugana ngo ari aho bita Kiwanja baba bafite amantuze baba bafite ama office mu bice bitandukanye birumvikana office ntago ari ikibazo rero ku Nyeshyamba erega bano bantu bafasha ahantu haruta igihugu haruta mu bihugu bya Afurika wenda haruta Burundi ashobora kuba haruta Rwanda n'urugero cyangwa bingana bafite ahantu hanini kandi ahantu bafashe hasanzwe hubatse ama infrastructure ntabwo bari aho bashyira ama office nkare bagibonaga nabonye ko unagarusha kusanga za immigration ushaka gusanga ibigo by'amashuri byari bikomeye ushaka kwasanga n'amakambi ya gisirikare matoya yungirije kuko atazwi cyane ariko ari ama defense afite ibyo byose ibyo ntago ari ikibazo Inyeshyamba wabona imbunda ukabona Ntibare wambara n'amajire ukabura office ukabura iki n'iki ntago byabura kandi izimbaho dushinja ko itunze z'amarimbo ibintu iki byose banabikoresha nese niba biri iwabo babura ibyo ntago ari ikibazo naho bafashe bagiye babihari bigaragara ko M23 ibirebye neza ubona ishobora gufata n'ahantu ihashakana manipawa ariko imaze kubona ayo makuru yazivuga iti hano hari abasore twahakura nka unity bose abasore 1000 unity ebyiri z'Inyeshyamba uyikuye mweso induka yikurahe hose urumva bakaza basanga ntago mwamonye so muzagurira urugamba ubwo abantu bakajya honga hange Intambara muri Kongo ngo laterezera baye ngo ceasefire ngo niki ceasefire ni lateral baho ubundi guhagarika intambara n'ibintu hagati y'abantu babiri barwana kose tujye tukabeshya ngo tuze kubeshya abaturage badukurikira ceasefire simweho nande ceasefire muri Kongo nawe urayemera yandeze hagati yande nande ko ceasefire hagati ya Belgique bombi hari signature yari yashyirwa ku mukoro guhagarika imirwano muri Kongo y'imitwe ibiri ihanganye M23 ivuga ngo turasinye ngo twebwe hako ntabwo kiwe yari yicarana ngo na Bernard Maheshe yicara ahangaha n'abashefu d'etat major bombi Roni izi bahagarare hejuru kwa kundi izo hospice zibazenguruke tubone basinya amasezerano yo guhagarika intambara ni ibintu bitango ni unilateral ceasefire iyo ni unilateral M23 irirwanya yirasaho ngo noneho igiye ihagarika amasasu yirasaho bivuze ngo ntabwo bazacishaza kwirasaho ntabyo yasinye urumva nkuko M23 navuze ngo hari kizabahindukirana ivuga iti ni ibintu bya Rwanda ntabyo twasinye twari turi gusa muri discipline muri politesse turita wakinga burya nibyo twarimo ntabwo twahaye tubizi twaba tumeze nk'abasazi batazi ibyo barimo tunabivuyemo niho nakubwiye ashobora kuzaba imirwano iteye ubwoba abantu bararwana kayirija bararwana intambara muri Kongo no kuvuga ngo dushingiye ku makuru dufite ngo irahwekere ngafe termine ahubwo bari muri fondation yayo ahubwo barigaye ubuki bamwe batatu bakeya abandi ntibarabona ibindi bikoresho bifuza nubwo bagikurirwaho ibihano ku masoko ndavuga kuri leta ya Kinshasa ntago barumva imitsi neza none David ubu ngubu umuntu yavuga ko intambara igeze rero ibintu biri kwerekeza ahantu ibintu birimo kwerekeza uko byagenda kose muri Kongo birerekeza ku ntambara yagutse aho ndetse buri umwe wese azabashyira ku mugaragaro icyo ashaka niba ari mu 23 kavuga utari ku mwari muzi n'ibindi hari n'imirongo migari tugomba kumvikanaho ubusukekeza ko ari amasezerano aho bitwaza ngo Nairobi ngikiri ibintu nk'ibyo ngibyo utekereza ko ngo akiri satisfaisante ku mpande zombi ushobora gusanga kuvumwe yarakwise ikihebe kuri umuteroriste kandi mwarasinye amasezerano nta jambo terrorisme riri imbere nayo M23 nayo ifite ikindi kintu yatambitse kimeze nko kwihora ku ijambo terrorisme bakavuga ati mwari muzi n'ibindi ubushize twarwaniraga ibi ariko muri hari ibindi twamaze gutekerezaho muki twita terroriste ko baze kubona ko muri abantu babi cyane tutagomba no guhuza nayo myaka 5 twabwiraga tugomba gusekeriza hanga tugize veni murabyumva cyangwa turwane bakarwana nyine kuko erega uko abantu bagenda barwana badashaka no kuganira na gatoya niko deshire igenda banini cyane hari umuntu ugira ipantaro yaba ari ku rugendo ikaba wahura n'igiti kikayica ho kukuguru utayidodesha uko utambuka kigenda kimanuka deshire ikibazo cyo muri Kongo yarapasutse yamaze kuba nini cyane ku buryo ntatekereza ko rero uko abantu batekerezaga umuti muri 2000
baganira even wenda tunahere ku masezerano ya M23 ikuraho izina 2009 urumva imyaka ishize 14 ntago wambwira ngo deshirire cyari yayindi imyaka 14 n'igisebe cyari kimeze gutyo cyabaye mufunzo inkovu yari imeze gutyo niba arize guteye yabaye ikindi kintu so no kuvuga ngo rero ikiriho uyu munsi babundikiye bose ntabwo umwe arimo kubwiza undi ukuri kuki muri ku mutima kuko Tshisekedi bire kukwita ikihebe burya yakurangije muri we muri filozofize arumva warangiye burundu kandi iyo mbuto yakubibyemo nawe koko ishobora kuguhindura ikijya gusa n'ubwihebe koko nawe ukamukurira agahu ku kibuno niyo mpamvu je nimvuga ibintu byo gupasuka kwa Kongo bizashoboka amaherezo abantu bavuge bati mbina kugira tutangiye kiganiro bavuga ati aho ibintu bigeze batuririye abantu babarya n'inyama barabotsa kanibalism urumva umutima ugahena bakavuga ati noneho nibyo nahoga bitwaza vendi kabavamo burundu kabano aha ni iwacu aho ababyeyi bacu bazaza ntibana barye aho tuziga amashuri ntibaturye ntibatwotse ntibagire gute kuko nubundi tugiye no muri uyu mujyo w'ibyari bisanzwe twemeraga twashobora no kwisanga ari kudushuka imyaka 2-3 bakaba dushakira ibirungo tuzahura muri izi ntambara z'ahantu bariye batanu dusubiye mu ishyamba bayisha general twagize gute ainsi de suite bivuze ngo intambara ya Kongo kuvuga ngo iri hafi ku mujyi wo kurangira no kwibeshya kuko deshirire yabaye nini cyane kandi kwiripairinga birasaba ibintu byinshi ntabona imbere yanjye ariko kimwe kirimo cyoroshye ndahera ku cyoroshye uko ibikomeye birandenza icyoroshye rero ni ugushwana bashwanya sa kindi kabyara ikindi ukavuga uti wowe mu ruba uzajya muri pariti wacu bavuga ikinyarwanda watse passport na visa tukwakire tuguha amata na fromage urye utahe neza natwe umuntu wacu naza azaza afite passport mu mucumbikiro uko amategeko ya diplomasi n'imibano y'amahanga agenda kuko buryo ushobora gukinisha umukongo banavuga ikinyarwanda uri muri Kongo bakinishanya hagati yabo ariko ufite drapo bakagutwika burya ufite passport nk'u Rwanda par exemple bakagutwika wabura kibigo bitanarwana so bivuze ngo rero uzajya kusanga usange bamwe batangiye bumva nabo bifitemo kakayihaye ko gukunda igihugu cyabo bumva ko bana bakarangiza ibintu ariko bamaze kuribwa no koswa no imishito baravuga ati bari yasa abantu bo kunga ubumwe no kugira gute gusa ntibikuyeho yuko nibindi bishoboka ariko gese bishaka kwerekezaho kuko ubyumve neza ikigoye procedure yagorana ni iyo kunga abakongomani kurusha kwipasura kandi bazipasura shaka ngwizo kanija konga izipasura ubwayo nta nugiye kuyurira hejuru nyinje nyambwira bacisekedi y'abanyu basimbiza buriya Kongo abavuga ikirangabo bitwa ngo n'abahutu cyangwa abatutsi ikahashyira uburinzi nk'ubu ngubu hari umugabo wiciwe ngira ngo ni muri Goma ngo wigeze kushaka no kujya kwiyamamaza izina rye ntabwo rije hafi ariko ndimo kubona bacicikana ku mbuga nkoranyambaga nuko nta kurirwa ndambara mashini yanjye ngo murebe ariko umugabo yateje ikibazo avuga ikinyarwanda ngo ni we warusigaye mu bantu mbega batamaganye mu 23 hazarane ariko aguma ashaka kuba neutralite ariko bamwishe muri Goma kandi uwo mugara afite izina rikomeye urumva nahoze mbireba jewe nuko nafata mashini yanjye nkamureba n'izina so no kuvuga iki no kuvuga ngo deshiriri iri muri Kongo ntabwo iri hafi kurangira badashwanye kandi bagashwanyuka igihugu cya Kongo kizacikamo ibihugu genda bivuga ibi bivuzwe no mu diplomate byasakuza ariko ndabikubwiza ukuri abantu bazayibona kizacikamo ibihugu kizacikamo igihugu gishobora kuvamo ibihugu donc bikaba byinshi cyangwa kikaba igihugu kimwe ibihugu byinshi gute kandi ikibazo kiri mu burasirazuba kugeza ubwo tubana cyangwa hari ibindi tutabona cyangwa tutabwira ikibazo kiri mu burasirazuba basa cyabayeho mbere y'icyo muri Katanga hari abandi bubikiye ubu urabona Moise Katumbi nibavuga bati ni umuyisiraheli akagira n'ubwene gihugu bw'Ubutaliyani akagira n'iki urumva ubwo ngubwo se nibavuga bati navuga ati ndi umunyekatanga ariko Katanga iranyemera nubwo Kongo itanyemera ibaze ngo banze ko yamamaza Katanga kandidatire kandi muri Sena muri mu nteko ishinga amategeko hari umushinga wo gukura icyo kintu cyo kufite ubwene gihugu burenze ngo yamamaze muri Kongo kiriya gishobora kuza kigasiga nka Moise Katumbi kimushyize ku ruhande ugasanga wenda nka Kabila uretse ko yabaze kuba perezida wenda yarafite n'ubwa Tanzania aho yakuriye Tshisekedi yareba nabi agasanga nawe koko afite nk'ubw'ububiri for instance none se ayo makimbi guhora abantu bashimashima ahantu hari mu makimbirane bizana ubumwe cyangwa bishaka kuzana akarambaraye nibyo nashaka kukubwira
ukabona rero wenda n'abandi baravuze ati ariko se Moise Katumbi hari ubwo twigiye dusabiriza abana bikatanga nkaje tukagira tukabyutsa ibyacu none se muri geopolitique no mu ntambara nako mu ntuze mu makimbirane mpuzamahanga wari uzi neza ko buriya birimo kuvuga yuko Ubushinwa burimo kureba uko Russia yitwara muri iki kibazo cyayo na Ukraine kugira ngo buzaronshinga intambara kuri Taiwan. No kuvuga ngo Russia nitsindwa muri Taiwan nitsindwa muri Ukraine bizaba biciye intege China yo kutabona inzira yakemura muri ikibazo cyo kwisubiza Taiwan. Yego. Impamvu nzagizongera ebyiri no kubera iki. N'abakongomani bafite icyo kintu cyo kuvuga ngo natwe twibesheho twigenga tugire gute nkaho muri Katanga navugaho haruguru n'abandi bashobora kuvukamo baba barimo bareba uko M23 zitwara muri dossier. M23 izamuye agahanga ikabasha kudefanda tuvuga icyo kintu cyo kuvuga ngo tugira ahantu hacu twigenga bataza kuturya bataza kutwangiza no kutugirira nabi n'imiryango yacu. Bishobora kuzamura ushobora gusanga barimo kubirebera hafi bagira ngo barebe turufu kuri zarya nabo bongere babyutse iki babyutse amadosiye abo muri Katanga bigeze kubihirimbanira cyane abo muri za 60 turabizi kandi ntago basinziriye amadarapo baracyafite indirimbo zabo z'igihugu cyabo baracyabibitse kandi ubwo babonye nyine nk'iryo tegeko ritowe babonye umusada aho Bakatumbi bavuga ati ariko niba koko nkanjye nka Katumbi waye na gavana w'iki gihugu niba bivuze ngo kugeza iherezo ryanjye sinzigera niyamamariza kuyobora iki gihugu akwabo yo kutigumira iwacu aho nshobora noneho hashobora gushyirwaho uburyo bugena uko ibyo bintu bigenda kandi bikemerwa. M23 rero ikaba mode operatoire yayo n'abacecetse muri Kongo batanavuga barimo bari batatu bari abagabo kuntu bazitwara nkabira twavugaga byiriya brigade iri gushyirwaho na Tshisekedi yo kubavangana na FARDC kandi je nabwo bishobora ibyo navuze ngo ni umuzigo uri kuri leta rero ushobora kuzana izindi ntambara ukabona n'abandi basirikare b'abanyamurenge bavuga ati natwe muduhe brigade yo kuvangana twirwaneho urumva abantu muri kwa mudu barimo kwishwa nawo imiryango y'abasirikare bahakomoka bakishyira muri natwe muduhe indi brigade turinde umuryango wacu. Ese icyo kintu cyo kugira ibisirikare n'amatsinda arinda ahantu wabo wewe wumva koko tutagiye kubeshya tuvugishije ukuri icyo kintu cyaba cyitwa ngo iki mu yandi magambo ngaho mbwira hari abantu bari mu gace kabo n'abagenero n'igisirikare cyabo cyo kurinda babona nabyabo okay ni igihugu mu kindi ni igihugu mu kindi kanije ni igihugu mu kindi kandi niba M23 ibyemera ishobora kubyemera mu myaka 5 ku mwaka wa yabona habura amezi ikavuga utari ko ya myaka 5 nubwo ishize nibwo twamvikanye mutwongeze ni 20 ubwo sizavamo iki amaherezo bazacikamo ibice iyo mbivuze wenda ngabagira ngo nigiye ubyigisha ariko padiri ngo yaravuze ngo mujye mureba mwumva ibyo mvuga nimo kareba ibyo nkora urumva niba karebe ko bacamo ibice bajye bumva kuvuga ko bashobora gucikamo ibice M23 nayo bajye bareba ibyo ikora bayo kumva ibyo ivuga hari icyo yavuze itakoze se hari ibyo ikora itavuga nko gushyiraho uturere ikagaragaza ko ituyobora rwose igakoresha amashampiyona ngo shampiyona generale Makenga abantu bakajya aho ngaho ngo se bakina umupira ngo witiriwe Makenga abantu bakajya aho ngaho bati muri wiki bakoresha umunsi mukuru w'abagore nawe akabaha ibikwembe abantu bakajya aho ngaho bakamena nka rwarugara baroba rukanuye bakazagenda barushyira ku bugari rukanuye Kongo iza iriya deshiriri muri Kongo izayirangiza kuri abantu babona nka blague Inyeshyamba zirimo barangize zisuganyije zarangije ikibazo cyazo ubona nicikamo izacikamo ibihe bice Kivu yigomba kuzajya ku ruhande byanze bikunze ariko na Katanga ntiri kure abandi ntumbwire Katanga se hari ibimenyetso uretse bira Katanga ni experience bafite n'amafaranga n'iki byose kuko ntabwo ndamenya ngo ubukungu bwa Kongo bugabanyije gute ariko Katanga irakize ishobora kuba inakize kurusha Kivu kandi Katanga babaye ku butegetsi abaruba babaye ku butegetsi igihe kinini cyane urumva nta n'inyota bafite winjizemo n'akandi karako kukwibaza ngo ntabwo bashobora kugira intuzi kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ese ngo bigenze gutya ngo muri cadre politique ngicyuho cya politique bafite abantu bigeze kuba muri politique no kuyobora ubwo bukungu muri cadre intellectuel babuterura babujyana iwabo bagakiza iwabo mu gihe hano muri Kivu nubwo naho bahari ushobora kwibaza uti wenda consensus y'ukuntu bayoborana yagorana ariko ishobora no kutagorana none se abanyakivu kabyo nakubwiye by'Imasisi muri ibyo bintu bisa na Rokrito maze M23 yema mbona muri ziriya nama bakoresha uribwira yuko abanandi koko n'abavuga ikinyarwanda n'abashi abahunda n'abandi nkabo ngabo babonye igihugu cyabo bakagitenza imbere kikagira imihanda igezweho kikagira amashanyarazi agezweho kikagira ibibuga by'indege bigezweho byinshi bo babyanga se
erega abandande ngo batangije umushinga wo kwigenga ko hariya abavuga ikinyarwanda barabyanga kandi niba nibuka neza sinzi umuntu w'irubavu ukunda kudukurikira wambwiye ngo uranya mwisi uherutse gushyirwa muri guverinoma no mu ndande mbusanya mwisi no mu ndande ariko nabantu uzubanza arabandande bari abanjuriye paruko baba muri Kinshasa sinibuka neza bari bavitari kamera bavuga ati mugi wanyu za Bukavu kuhakiza muhateze imbere bakanga ahubwo siko baciseke yaratangiye kubegereza ba kamere n'abanyamwisabo ahubwo urugero rwiza rw'uko arimo arunga abantu kugira ngo ibyo uri kuvuga byo gucamo igihugu ibice bigerweho wenda n'icyo kintu bifitiye ubwoba n'icyo kintu abafitiye ubwoba kuki ubibona ko nese ubona ko arimo kurepara ikibazo kidahari bibaye ari amayeri yo kugira ngo yevite ko ibyo bishoboka urumva wowe wakwizizwa n'iki yuko yabigezeho burundu nibyo nakubwiraga ngo umuntu ashobora kujya muri Ministère de Finance nka Vitali Kamere aho kavuga uti gora nkozwa hirya no hino bankoza nk'agatobero buri munsi bamfunze ubunabaye iki ngiki nagize gute vomeye ko tugira ahantu hacu tukahateza imbere rero iterambere rya Kinshasa n'ibindi bice nubwo naho leta y'iterambere rikaze rishobora kuba ribangamira abandi buriya nka Kivu zombi zirakize pe ariko niba ari imisoro niba ari kugira gute niba ari iterambere rindi kandi niko ibihugu byose bibayeho urumva ugasanga ni n'agaterambere kagahereye iyo bukuru kuri birometero 2000 uvuye aho muherereye buriya n'abakishuza nibura bari babikoze nka Tanzania iherutse gushyira kapitale Dodoma cyangwa se i Burundi baherutse gushyira mu Gitega ikazana kapitale nka Kindu birashoboka byose Kinshasa igasigara ari kapitale politique bambe commercial ya business ariko umenye ko abakongomani ibyo ndimo kuvuga hangana impamvu genda nabivuga bigakunda nkumva nta n'ikibazo mfite nuko bugenda ari umukongomani nanarize nkora muri ubwo buryo ariko hari wakumva iki kiganiro akavuga ati ahubwo ejo mu gitondo muzane ku itegeko nshinga turitorere kuko abakongomani banyotewe no gukiza aho bakomoka kuko hose harakize ntabwo wambwira ukuntu umuntu wavukiye Bukavu hagati entre Bukavu e Goma hatarimo kaburimbi entre Goma bonagana nta kaburimbi bamo ziriya RN zose ubona yaba RNE yaba ND kugira ngo ubone kaburimbi ishumuye igende ihuze Kisangani na Goma igende ihuze cyo kora hari umuhanda uva Bukavu ucaka ngira ngo bari hehe izo za Kamanyoro bavuga ukagenda za Ruvira byo birashoboka ngo harimo kaburimbi ariko Karija kubera iki hari ibintu biboneka nk'inzozi muri Kongo kandi ku isi biri fezabure binanize kuba fezabure kandi none ukabona nta n'imyaka mu kiringo cy'imyaka 5 cyangwa 10 iri imbere nta cyizere urumva se Kongo ifite abantu bajijutse kuriya yakwihanganira ikintu nk'icyo ngicyo kubaho nk'igihugu kitafite icyizere cy'igihe kizaza ubwo rero n'ibiti yarageragejwe abategetsi bayategetse umwe azana Letike Kenzi mu butu undi azana ibiki n'ibiki Tshisekedi ibyo yazanye baravuga bati nta muntu w'umunationaliste tubona uje kubaka ibi nk'ubu nta muhanda Tshisekedi yari yubaka uhuza intara mu myaka inamaze ibintu byose infrastructure Kabila yasize urajya kureba ugasanga ngo yakozeho 20% niko nabonye statistics zibyerekana ibyo we yikoreye biruta byo mugenzi we yasimbuye yakoze amafaranga arahari agiye mu kugura indege suko yagiye kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo ni byiza ko babigura nk'ubwiriza bw'igihugu cyabo ariko nanone kuyo no kureba ukamenya n'ikintu cy'iterambere kanije nta mashuri nizo kaminuza za Kinshasa ubu ngubu zarasibanganya ari muri kaminuza zikomeye muri Afrika urumva ugendiza ibibuga by'indege bya Kavumu biriya by'Ibukavu cyari ikibuga international gikomeye ubu wenda sanga kirameze muri byatsi nagomba buri yibona hameze kuriya wenda nukwihagararaho bisanzwe urumva urambwira se ngo ujye ubuzima abo bazakomeza kubwihanganira ibi mvuga ntabwo ari mobilisation ndimo gukora cyangwa sensibilisation ndabivuga gihe nk'umusesenguzi ureba pronostique yo mu myaka iri imbere yuko Kongo ishobora kubaho kimwe muri ibyo rero harimo no kuba Kongo ishobora kwigenga kandi rwose abantu ntibazigere bagira ngo kimwe cya Kongo gishobora kwigenga gishobora ibice bitandukanye bya Kongo ntabwo ari kimwe bitandukanye bya Kongo bishobora kwigenga kandi rwose abantu bazabibona byakunze kandi abakongomani bazabikora rwose na za M23 ziriya ziba zanga kuvuga zicecekeye ubona wasanga zinakubita agatoki ku kandi ntago babitubwira David turimo turagana ku musozo tugana ku musozo urumva ari cyo gisubizo cyo kuba Kongo amakimbirane n'umwiryane n'intambara cyane cyane mu burasirazuba zaba zigeze ku musozo cyangwa nk'uko
bigeze basubiranamo abitwaga M23 nabwo bamaze gufata hara nabwo bakongera bagasubiranamo cyangwa muko gasubirano. Oya buriya wa muntu wishwe usanzwe ufite izina rikomeye muri kare gace bamwita Emmanuel Munyamariba yakaba ngo yari umuyobozi wa communauté Hutu wiciwe muri Goma. Nyine amakuru utakwizera kuko ibintu by'urupfu ntabwo umuntu apfa guhita abyizera gutyo kuko bisomye kuri social media bikavuga ko yari umwe muri abo ngabo nyine bo batari baragerageje gushyira icyuho kuri M23 cyangwa se ibintu nk'ibyo. Donc baya muri Kongo hari ukuntu umuntu utaratangaje ahaherereye agira ikibazo ngabishyire ku mugaragaro twebwe twemeje ibiko we bari abateroriste y'igisigrek ni ikibazo kiri hari. Okay ndamumenshone nzimana muri kuri dashira kuvuga rero ngo wenda gushwana kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo numva yaba indisije ariko icyo navugaga nuko ikibazo cyo muri Kongo ushobora no gutekereza ko kishobora no kwendinga up abantu batanumvikanye ariko bashobora no kumvikana kurushaho. Bavuga bamaze gukata icyo gihugu cyabo bo baba bari safe ku buryo batazongera gusubiranamo. Iyo ni episode ndi twazareba ukwayo byanabaye kuko ubwo nka bamwe basubiranyemo ubwo agahinda bakuyemo ubwo baba kivivuye babyirinda kubera yuko ariko ndaza kubwira n'ikindi babyirinda ko bahuye nabyo muri M23 par exemple. Nanjye nicyo nayivuze ariko turi maze kuhafata aho yafata ifashe M23 ifashe hariya iyo leta yabonagana bavugaga Kongo bonagana. Uzi ikibazo mpamvu gikomeye yabasekirize ikibazo mpamvu gikomeye nuko bagiye gushyira hamwe mu buryo bwo kuyobora igihugu cyabo. Ntabwo amacakubiri ko wenda ubu wayatekereza na yaramukabayeho ntabwo yaba ateye nkuko ayo tuzi wenda hariya yabaye yabameze kuko ushobora kwibwira uyu munsi ngo hariho ngo urugamba rw'abarwanya ko abatutsi bakomeza gukorerwa genocide n'urugero urumva ariko ureba nk'uyu wishwe ni membre wa communauté Hutu wishwe wenda koko biramutse bibaye byo bikaba ibyo turimo kumva ari ukuri akaba nawe yishwe wenda na leta ya Kongo cyangwa se tashoboye no kumenya ko ari mu ruhande rwayo ariko yari ukuriye communauté Hutu yo muri Masisi. Kubera iki? Kubera ko ngo atamaganye mu 23 bivuze ngo rero dushobora gutekereza gusubiranamo kwabo kubaye ariko ahubwo hakaza n'ikitari cyo gusubiramo cyo kuvuga ngo ahubwo bakwishyiramo akababone twapfuye iki ubundi umututsi kabiri kangaho umututsi apfa umuhutu amureba ntamukize ntamuhishe ntagire gute cyane ko bafite ingero nyinshi rega muri aka karere niba Burundi ubungu bwarishyize hamwe bugakemura ibibazo u Rwanda rugashyiramo rugakemura ibibazo urumva ntuyibeshye aya ma revolution n'iterambere bikorwa mu bihugu bituranye n'ikindi gihugu runaka abantu bashobora kubikuraho urwaho rwo kumenya ko managing ibibazo byabo ntibigasubiranamo. Niyo mpamvu uzabona Zimbabwe za hano Somalia ikaza hano kureba ukuntu barepairinga ibibazo byabo. South Sudan yaje mu Rwanda urumva bari rero bafashe igihugu bafite kapitali bagurukiramo bakajya kugisha inama kugira ngo ibintu byabo bitabastinga bigashwanyuka. Yego hari nk'ibyabaye muri Sudan y'Epfo rabizi aho Riek Machar agenda asubiranamo na Salva Kiir ariko nabo no za Ethiopia aho twavugaga ariko cyabaye ahandi si hamwe ko kiba ahandi aho gushobora gusanga umuti w'ukuntu icyo kintu cyakemutse aho ngaho wakwifashishwa nabo bandi kugira ngo batagira ikibazo. Ibyo bintu bisanzwe bibaho rero reka rero mgiye mvuga ko ari byo navuga reka dusoreza aha ngaha tugushimire cyane ubwo tuzagenda tuganira kuri izi ngingo ndetse n'izindi nko bisanzwe dufasha mu gusesengura ibya geopolitike. Nta kibazo nzi niba ntacyo wakongeraho dusoza. Ngewe icyo nakongeraho nuko urugiye kera ruhingiza intwari urumva kandi akiziritse ku muhoro gasiga kabuciye ntabwo Kongo bazakomeza muri izi ntugunda zihora zirangira Darren Pass mu kintu kimeze nko mu kirere gusa byanze bikunze ushobora gukora umuhanda ukagenda ukarangira mu gihuru akunda akaza akavuga ati reka nkukore ugende uhure n'undi muhanda biba umuhanda uri continuer. So abantu nanone dukwiye kutumva ko ikibazo wenda dusipoze ngo LCD zombi zaraferinze ariko ntukibwire ngo abantu bafite umuvumo wo gukora baferinga. N'urugero wenda mu guhesha agaciro abavuga ikintu par exemple tubivuze gutyo ntabwo isheke M23 yo muri 2012 ari adamanti ko izahora ari sheke iteye gutyo. Oya ugomba gutekereza ko abantu bakura amasomo mu mayesheke bagize bakafite ikindi kintu baplaninga bateganya. Hari uzambwira muri commentaire ati wowe nduvuga ngo abantu kwigenga no gushyiraho leta zabone iki byose zigenga ko tutamva bivuga. Iyo ni danger mu mategeko mpuzamahanga. Ni ikintu uvuga witonze nkuko wajya gukora ubukwe ugakwandika invitation n'abazabutaha n'abazakora kuri table d'honneur n'abazakwambarira. M23 ishobora kwitekereza gutyo ni urugero bambida itabivuga ibyo ngibyo nabare bavuga ikinyarwanda abandi byo nakubwiye ngo byatanzwe n'abandandi
ahubwo bavuga ikinyarwanda ngo barababangamira barabyanga. Bivuze ngo rero ushobora gusanga ababitekereza bikubiye hamwe, kuko sintekereza ko mu bantu bafashe M23 ikaba igibasha kurwana kuriya. Nese irwana kuriya hinga irora ikuraho ibintu bitunga. Abantu se kukibumva ko ifashwa wenda n'abavuga ikinyarwanda gusa. Harimo n'abandi banotable bo mu yandi moko bavuga ati musukumesha mugire gute. Ariko twe tuzigaragaza. Bivuze ngo rero icyo bantu bita umugambi nkumba mvuga bo batavuga. Jense sengura nkabona nabo babana ufite n'ubwo batavuga. Bende baracyagushakira abadoneri n'abatera nkunga. Ntobonye Israel ijya kugira kapitale ya Jerusalem ko ari Trump wabyinjiyemo. None se Trump ko yasinye itegeko byari rimaze imyaka hafi 60, ubundi ko yategeko ryo 52 byo guhitamo iriya ngingo ya Yerusalemu kuba kapitale. Abandi barabyanze. Ariko hakakuzamukira umuntu ubishyira no muri manifesto ye ati mu byo nzakora nzabisinya, kandi akabisinya koko nubwo nta bihugu byinshi byari byabakuntuza. Hari umuntu uzaza rero ku isi muri abo banyabubasha, urumva abe yasomaga amadosi yakunze gusoma amateka, avuga ati muri tubare mu nkuremo ingingo y'aba bagabo. Abagabo barwanira iki umuti wabo wabuhe nako n'urugero, kuko icyo barwanira wenda nibyo dusanzwe tuzi n'ibivuga ngiye ntabyo bambwiye. Akavuga ati ariko subundi handi ruguru yabo byakemutse gute, hagati yabo na Khartoum byagenze gutya. Hanyuma se ukabona igihe azazira dosiye za Jubaland ni Somaliland. Bazizamuye zazamutse icyarimwe, hakaza dosiye bakabate na Sahara y'Iburengerazuba muzikurira icyarimwe mu ntuza mukabate tuzigeho turebe zifite feasibility. Bazamuriye Sahara y'Iburengerazuba Maroc kuko ari nyembaraga kandi wenda ntacyo yabimye n'urugero, ikavuga uti nimwibeshya biragenda gutya. Bazamuriye muri Somaliland batari ku bundi ahantu haratekanye, iyi ngiyi turayemeye. Muri Kongo se emeze bite, iyi nayo turayemeye. Nuko isi igenda, ni impamvu bizo nk'ibi ngibi kaye n'ijabo ubu turavuga mu myaka 2023 bishobora kuzagerwaho muri 2050. Ntabwo ndimo kuvuga ibyo mu mwaka 2023. Ni ibintu by'igihe kirambye, ariko kuvuga ngo Kongo izagezaho ihwekere bazimye M23 nkabuji n'impamvu yayo nkabuji, abantu bajye bavuga ati waruzi ko habayeho ikintu kimwe M23 LCD CNDP kikarangira buri gutyo nta n'umuntu ugize gute, ntago byavamo ntibikunda. David Eugene Marshal turagushimiye cyane. Murakoze cyane kaye n'ijabo. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu twibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare